Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Paul Muhirwa Gitwaza, yavutse tariki ya 15 Kanama 1971. Ni umwarimu, umwigisha n'umuvugabutumwa, akagira n'impano yo kubwiriza no gutanga ibiganiro ku buryo buri ku rwego rwo hejuru. Niwe pasiteri mukuru, akaba n'umuyobozi w'urusengero rwa Zion Temple Celebration Center, urusengero rukomeje kugira abayoboke batari bake hirya no hino ku isi bishingiye ku nyigisho nziza zihatangirwa. Inyigisho za Zion Temple zikaba zarahembuye abatari bake ndetse n'abari bafite ibikomere bitewe n'ibihe u Rwanda rwagiye runyuramo bigenda byomorwa. Ni inyigisho zitabaye hano mu Rwanda gusa, kuko zakwiriye no muri Afrika ndetse n'ibindi bihugu byo hanze ya Afrika. Gitwaza niwe washinze ministeri yamamaye cyane mu bikorwa by'ivugabutumwa ryagutse, ashinga amashuri, televiziyo na radio byose